Yesu ashimwe inshuti bavandimwe bandi Umutsinzi TV ndabasuje cyane, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Umunsi ndashaka ko tuganira ku kintu cyiza ndetse n'amakosa abantu bajya bakora cyane cyane b'abakristo. Usanga buri munsi iyo bagiye gusenga babanza kuvuga ngo reka ngo tubanze dusabe umwuka wera amanuke abane natwe, hanyuma akorane natwe. Mu by'ukuri ibyo bintu abantu baba bakora kenshi ntabwo baba bazi ko atari byo, kubera yuko ni ukudasobanukirwa neza cyangwa ni ukudahishurirwa ibyanditswe. Ibyanditswe nibyo bigaragaza neza ibigendanye n'umwuka wera uko Yesu yagiye abivuga. Yesu Kristo yahamije umwuka wera avuga yuko ni umufasha azasaba Data kugira ngo amuduhe abane natwe ibihe byose twebwe abamaze kwizera. Rero abantu benshi ntabwo bazi yuko umwuka wera yatanzwe kugira ngo abane natwe, agumane natwe, nyuma yuko kandi koko Yesu asoje isezerano yari yasezeranije abigishwa ndetse n'intumwa ze, ababwira yuko azabwira Data akohereza umufasha. Yarabisohoje, yarabikoze, nta kabuza. Rero niyo mpamvu tutagomba kuvuga ngo ntabwo yabikoze, kuko iyo urimo uravuga yuko usaba umwuka wera ngo amanuke, ni ukuba wirengagije ko iryo sezerano ryasohojwe, cyane ukuba wirengagije ko wahawe isezerano wari warasezeranijwe. Yesu Kristo rero yohereje umwuka wera. Tubona mu gice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa ngo bari mu cyumba kimwe bahuje umutima, ngo ni uko umuriri uturuka mu ijuru, ngo hanyuma ngo umwuka yigabanya ku bantu bose, ko byari byaranditswe muri Yoweri avuga ngo mu minsi imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abakobwa n'abahungu banjye bazahanura, abasaza bazarota, abandi bazerekwa n'ibindi. Bivuga ikirere ibyo bintu, bivuge ngo icyari kiriho ni uko byaje gusohora ku ntumwa. Intumwa zose zibona umwuka wera, cyangwa abizeye bose babona umwuka wera. Hanyuma rero Yesu yari yabivuze neza ko ari umwuka wo kubana natwe ibihe byose. Bivuge ko mu kwinjira cyangwa mu kuza kwa mwuka, ntabwo gusubira mu ijuru ngo adusige byari birimo. Nusoma neza Yohana igice cya 14 umurongo wa 16 urabisobanukirwa neza. Haravuga ngo nzasaba Data aboherereze undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niba rero byaravuzwe ko uwo mufasha azabana natwe ibihe byose, ntabwo dukwiriye rwose kujya dusenga tuvuga ngo umwuka wera amanuka, turagukeneye manuka. Ahubwo dukwiye gushima Imana ko yaduhaye umwuka wera, hanyuma ahubwo tukitoza kubana nawe, tukitoza kuvugana nawe, tukamumenya. Nta kindi kintu kindi wakora ngo umwuka wera aze, kereka kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Hanyuma iyo umaze kumenya ko wogejwe nk'uko tubona yuko Yesu yaravuze ngo ni umwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa. Ab'isi ni bande? Ni ba bandi bagifite icyaha, ba bandi bakimenyaho ibyaha, ba bandi bakiyiziho icyaha, ba bandi bakiririra Imana ngo Mana babarira ibyaha byanjye. Abo ngabo nibo bitwa ab'isi. Hanyuma bo ntibamuhabwa kubera ko ngo batamuzi, batamumenye. Yesu akomeza abwira intumwa n'abigishwa be, ababwira ngo ariko mwebwe murabizi kuko abana namwe ibihe byose. Yabana umwuka wera n'ubundi yari asanzwe abana na ziriya ntumwa, ariko abana nazo muri Yesu. We yari ari muri Yesu, ko Yesu we yari amufite.
hanyuma akabana nabo cyangwa agakorana nabo biciye muri Yesu. Hanyuma Yesu ashaka ko uwo mwuka azaza akaba mu bigishwa, noneho nabo bakamutunga bo ubwabo, bakabana nawe ibihe byose nk'uko Imana yari yarabisezeranije. So rero nta mpamvu yo kongera gusaba ibyo wahawe. Imana uyu munsi wisabye ngo iguhe umwuka wera, ngo nikumanureho umwuka wera, ntawe yazana kubera ko yaramutanze, yaraje, ari ku isi hano. Umwuka ari hano ku isi, ntabwo yasubiyeyo. Menya ko ahari, usenge ubyumva ko ahari, uvugane nawe ko ahari, ari muri wowe niba warizeye. Ariko niba utarizera ko wababariwe, niba ukibaraho ibyaha, niba ukiziho ibyaha ukivuga ko uzarimbuka, menya neza yuko umwuka wera atahari kuri wowe. Abana ni ab'ijuru gusa, aribo bana b'Imana, aribo bakijijwe, abana nabo ibihe byose. Abo bakwiriye kumenyana nawe, bakavugana nawe, bagakorana nawe. Ari muri bo, nabo bari muri we. Nicyo gituma rero tutagomba kujya tuvuga ngo Mana duhe umwuka, Mana duhe umwuka, Yesu duhe umwuka. Yaramuduhaye, byararangiye, isezerano ryarasohoye. Ahubwo abamufite ngo bazahanura, bazerekwa, bazarota, bazakora ibitangaza. Ibyo ni ibimenyetso biranga abantu bamwakiriye. Hanyuma rero ukeneye nayo kumwakira, ariko mbere yo kumwakira ni ukubanza kwakira impano y'imbabazi z'ibyaha zabonekeye mu maraso ya Yesu Kristo. Izo mbabazi zarabonetse, zaratanzwe, ukeneye kuzakira. Bazakira bate rero? Nicyo gihe ngo ubimenye, ni ukwemera yuko watsinzwe, ni ukwemera yuko uri mubi by'iteka, hanyuma ukaba utabasha kwihindurira inkomoko yawe ngo witwe umukiranutsi. Ko wavutse uri umunyabyaha, ugomba kwakira Yesu, hanyuma mukagurana, kuko Imana yarabikoze. Yafashe ibyaha byacu bishyira kuri Yesu, hanyuma ifata gukiranuka kwa Yesu nako ikudushyiraho. Hanyuma bivuga iki rero? Bivuge ngo niba Yesu yarafashe ibyacu, natwe tugafata ibye. Imana uyu munsi tubona ko turi abakiranutsi kubera ko twafashe gukiranuka kwa Yesu. Ni nayo mpamvu Imana yarebye Yesu ikabona ko ari umunyabyaha, ndetse ikamuhanira ibyaha byacu. Yamuhaniye ibyaha byacu, byararangiye. Ibyaha byacu Imana yabihaniye Kristo, ntabwo izongera kuduhanira ibyaha byacu. Turi abakiranutsi by'iteka. Hanyuma iyo umaze kwizera ko uri umukiranutsi by'iteka, nicyo gihe cy'uko uhabwa ubugingo buhoraho. Ariko umuntu ukiyiziho ibyaha, utarakira imbabazi z'ibyaha z'iteka, wa muntu ugishidikanya ku Mana ko yamubabariye, cyangwa ukibwira Imana ngo mbabarira nakoze ibyaha ibi n'ibi, ukibirondora akabibwira Imana, uwo muntu ni uw'isi. Uwo muntu ntabwo arizera, kandi ntiyahabwa no ku mwuka wera. Nawe urashaka kwakira umwuka wera se? Banza umenye ko wababariwe, ntuzongere gusaba imbabazi z'ibyaha, kubera ko waziherewe mu maraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu yarakogeje, waratunganijwe, n'imyambaro yawe irera, nk'uko umuririmbyi wa 68 yabivuze. Urera, uri uwera, uri umuziranenge, uri umutagawa mu maso y'Imana. Nubwo imbere y'abantu waba utari muzima cyangwa udasa neza, udakora ibyiza, ariko Imana yo yaragutunganije. Imbere yayo uratunganye, uri umukiranutsi by'iteka ryose. Nta kintu cyatuma wakira umwuka wera usibye kubanza kwakira imbabazi z'ibyaha, ukamenya ko agakiza wagahawe kandi wababariwe. Ndagushimiye rero, urakoze cyane. Ni Robert Victor Evangeliste.